ya kabisa. Ya kabisa ikiganiro nk'ibisanzwe n'uwa musore wanyu. Ikiganiro cyo ni kimyidagaduro mbahereza ikaze kabisa. Abadukurikira mwiri mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'abadukurikira bibereye mu mujyi wa Kigali ngo bimeze gute VPVP. Inshuti zacu zakadasohoka mudukurikira mwibereye ku mugabane w'Uburayi, namwe mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'imyidagaduro. Gusa uyu munsi ibintu ni fire. Topic nziza cyane uyu munsi tugenda tuganira twungurana n'ibitekerezo binyuze kuri social media zacu zigiye zitandukanye, tugenda tunaganira namwe. Uyu munsi tugiye kuganira kuri uyu mukobwa wabiciye bigacika muri indirimbo ya Juno Kizigenza. Uyu mukobwa rwambaye navuga ubusa yagiye avugisha abatari bake, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Icyo wamenye cy'ingenzi nuko abanyamakuru ba Wallrens TV bamutunze mikoro bakaganira nawe 5 kuri 5, akabiva imuzi n'imuzinga, akabaganiriza ibijyanye n'ubuzima bwe bwose, yaba ari byo mu buzima busanzwe ndetse n'ubuzima bwe bwite. Uyu mukobwa akaba yanatubwiye impamvu yafashe iki cyemezo gisharira akagaragara muri indirimbo ya Juno Kizigenza bita Prism, yambaye ubusa buri. Wowe icyo usabwa nukuza kubana natwe 5 kuri 5, nje gumva nk'ibisanzwe Antoine Mukesha abatware. Nekeza ko muri bugende muryoherwa n'iki kiganiro kijyanye n'uyu mukobwa wagiye uvugisha abatari bake, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mboneraho no kubahereza ikaze mwe mudukurikira 5 kuri 5. Wowe icyo usabwa kugira ngo ujye ubana natwe 5 kuri 5 nuko ukora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Wallrens TV, ukadusigira igitekerezo cyangwa icyifuzo cy'ibyo twazavugaho, cyangwa cy'umuhanzi cyangwa umustar nifuza ko twazagarukaho muri kiganiro cyacu gitaha. Hagati aho nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose. Murumva ko nanjye hanga musidi ibintu ari amahoro 5 kuri 5. Ngumya no gushimira Mungu ugumye kubarinda ndetse nanjye ugumye kundinda, akaba kinije ubuzima hano muri sidi ibintu. Murumva ko ari fire, ibintu ni moto. Nikiza ko tugiye gutanya n'ikiganiro tumeze twese neza cyane. Ikiganiro nkuko nari maze kwibabwa, tugiye gutangira tuganira kuri uyu mukobwa witwa Ezi. Abatari bamuzi bamumenye neza, bamwita Ezi, umwe mu bakobwa bagaragaye mu ndirimbo ya Juno Kizigenza, indirimbo bita Prism, indirimbo yagiye ivugisha abatari bake, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu munsi rero twanzitse dutangira n'amakuru yacu mu myidagaduro. Tangira ikiganiro cyacu nk'ibisanzwe tuganira nyine kuri uyu mukobwa witwa Ezi wagaragaye mu ndirimbo ya Juno Kizigenza, imwe mu ndirimbo yabiciye bigacika ku social media zagiye atandukanye, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, nyine bitewe n'uyu mwarikazi wabashije kuba yagaragara muri iyi ndirimbo. Cyo wamenya nuko atari yo ndirimbo yonyine uyu mukobwa wabashije kuba yagaragaramo mu mashusho, hari izindi ndirimbo z'abandi bahanzi bagiye batandukanye uyu mwari yagiye agaragaramo. Gusa iyi ndirimbo ikaba yaraje gutuma amenyekana cyane bitewe n'uko nyine yari yambaye ubusa buri. Abanyarwanda bagiye bamugarukaho mu ngeri zigiye zitandukanye, bavuga ko bidakwiriye umwari w'umunyarwanda nyine kuba yagaragara mu ndirimbo yambaye ubusa. Gusa bamwe bakagenda bimwe banagenda babishinja uyu muhanzi Juno Kizigenza, nyuma yuko mu minsi yashize nabwo yari yagagaje kandi gatenda kumwe n'undi mwari bari bagaragaye mu ndirimbo yitwa Away. Bagumye kugenda bagaruka ku mashusho uyu musore Juno Kizigenza akomeje kugenda ashyira hanze mu by'ukuri, akaza gutuma aba bakobwa bagenda bagarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, nyine bitewe n'uko baba bambaye ubusa, bigatuma aba bari b'abanyarwanda bagenda bibasirwa n'ingeri zigiye zitandukanye mu by'ukuri bitewe n'uburyo baba bagaragaye mu mashusho agiye atandukanye. Aba bari mu by'ukuri bo bagenda batangaza ko nta pfunwe baba batewe no kuba bagaragara mu ndirimbo bambaye ubusa buri, kuko baba bari mu kazi kabo kandi bikaba binabafasha kubona amafaranga yo kuba babona ibyangombwa ngenerwa mu buzima busanzwe. Icyo wamenye rero nuko babare baba bari mu kazi, ari nayo mpamvu nyine bagenda bafata iki cyemezo gisharira cyangwa iriske kugira ngo babashe ko bagaragara mu mashusho bitewe n'akayabo ababemerewe n'aba bahanzi bagiye batandukanye. Twigarukiye kuri uyu mukobwa wagaragaye muri iyi ndirimbo ya Juno Kizigenza yitwa Prism. Icyo wamenye nuko uyu mukobwa mu by'ukuri ngo yaririmbaga muri korali ndetse kandi hagarara mu bimbere. Mu by'ukuri bishatse kuvuga ko uyu mukobwa yari mu bakobwa bateraga indirimbo zagendaga zifasha nyine abantu kugenda bakiraga kiza k'Imana. Ariko aho bigeze ubu ngubu bitewe n'aho isigana, bitewe no gushaka ubuzima n'akazi ke ka buri munsi, nyine bigatuma ubu ngubu basigaye agaragara mu ndirimbo yambaye ubusa, bikaba bituma nyine bigenda bivugisha abatari bake, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu mukobwa w'umunyarwandakazi wagaragaye muri indirimbo ya Juno Kizigenza mu by'ukuri agumyeje kugenda agaruka ku by'abantu bagenda bamuvugaho bigiye bitandukanye, abamutuka, abagenda bamwandikira amakomenti asa nkaho akaka yagenda avuga ko ibyo atabigarukaho
cyane bitewe nuko nyine we aba ari mu kazi, kandi ikindi we ibyaha agaciro atari ibyo ngibyo abantu bagenda bamutuka, ahubwo ibyo waha agaciro ari ibijyanye n'iterambere rye ndetse naho yifuza kuva naho yifuza kugera. Ikindi kandi nk'uko nari namaze kubibabwira mu ncamake zacu, iyi si yo ndirimbo ya mbere uyu mukobwa abashije kuba yagaragaramo. Hari n'izindi ndirimbo nyinshi yagiye agaragaramo nk'indirimbo yitwa Kantona y'umuhanzi Kenny Kishuti ndetse n'indirimbo yitwa Trick y'umuhanzi Logan Joe, nazo izo zose uwo mukobwa uyu mukobwa yagiye azigaragaramo mu mashusho yazo, nyine bivuze ko ari ibintu yari amenyereye atari ibintu byari bimugwiririye. Kandi uyu mukobwa agumye kugenda atangaza ko nyine biba ari akazi akora kamufasha kuba yabona ibyangombwa nkenerwa bya buri munsi, ari nayo mpamvu afata icyo cyemezo cyo kuba yagaragara muri ayo mashusho agiye atandukanye. Bimwe yagiye atangaza byagiye bitangaza rubanda nyamwinshi nuko yavuze ko uyu mukobwa nyine ngo yagiye akurira muri korali ubwo yari umwana, ariko mu by'ukuri akaba yaje guhishura ko yabikoraga kubera igitutu cy'ababyeyi. Gusa abantu bakaba bagiye bateraho comment zigiye zitandukanye bibaza ati se umwari koko wabashije kuba akurira muri korali ni kuri yakabaye yitwara, ni rurabyo yakabaye ahereza abatukuri we. Byagiye bitangaza abantu benshi, ariko nyine mu by'ukuri uyu mwari akaba atangaza ko biriya aba ari marakazi. Gusa nyine nawe urumva ko ari ibintu bitangaje mu by'ukuri, umuntu wakuriye mu maboko y'ingeri zigiye zitandukanye y'abantu bakora umurimo w'Imana, ariko mu by'ukuri akaba agezaho isi yose imwototera bitewe nyine n'imyitwarire yagiye agaragaza muri iriya ndirimbo ya Juno Kizigenza. Wakibaza impamvu mu by'ukuri abanyarwandakazi ndetse n'abandi bahanze muri rusange bakurira mu maboko meza. Navuga ngo abantu bakurira mu madini mu by'ukuri aba ari abantu bafite umurongo ngenderwaho, aba ari abantu baba bakwiriye kuzakura bagatandukana n'abantu batigeze wenda bakandagira mu idini, bitewe n'uko nyine hari inyigisho z'Imana, hari ukuntu umwana w'Imana mu by'ukuri aba agomba kwitwara mu buzima bwa buri munsi. Ariko mu by'ukuri igitangaza rubanda nuko abo bana bakurira mu makorari, abo bana bakura bakorera Imana, abo bana bakura batanga ubutumwa bwiza, abo bana bakura batuma nyine abandi bantu bashobora kuba bahinduka bava mu bibi baza mu bwiza bw'Imana, aribo baza gukura bakaza ugasanga mu by'ukuri abantu bagatangazwa nyine no kubona uwo mwana yamaze gukura ava muri ibyo bintu bijyanye n'iby'Imana akigira mu bijyanye n'iby'isi mu by'ukuri by'abantu bitirari, ukibaza amaherezo yabyo bikakuyobera. Hano mu gihugu cy'u Rwanda hari abahanzi bagiye batandukanye bagiye bazamuka muri urwo rwego, baririmba mu makorali agiye atandukanye, bahereye ku makorali yo hasi ayo twakita nk'ay'abana, bakajya mu makorali ndetse amakuru, ariko mu by'ukuri bikaza kurangira bafashe izindi initiative zo kuba bakora umuziki cyangwa bagaragara mu ndirimbo zigiye zitandukanye, bagenda bagaragara mu ngeri zigiye zitandukanye, yaba ari mu gukora mu ndirimbo cyangwa mu kugaragara mu mashusho. Aho twagaruka ku bahanzi nk'umuhanzi Mani Martin, muramuzi neza cyane ko ari umwe mu bahanzi bagiye bazamuka baririmba indirimbo z'Imana, ariko mu by'ukuri akaza gushyira icyo twakwita agakiza hasi akajya mu ndirimbo z'isi. Nawamenya kereka wamutunga mikoro nawe akamuganiriza akabasha nyine kutubwira icyamukeye ibyo ngibyo. Ndetse kandi n'abandi bahanzi benshi tuzi bagiye bagaragara mu ndirimbo, yaba ari mu mashusho yaba baririmba ku giti cyabo, ariko mu by'ukuri ugasanga uko bagaragara muri izo ndirimbo atari ko bahoze bameze, ugasanga uko bagaragara muri izo ndirimbo atari ibintu nyine bikwiriye umuntu wabashije kuba akurira mu idini. Munyemerere tuza kugaruka kuri bimwe mu byatangajwe nyine n'uyu mukobwa nyuma yuko nyine atangaje ko kuba yarafashe initiative yo kujya muri korali ngo byatewe no kuba umubyeyi yaramushyizeho igitutu, bikarangira agiye muri korali, ariko mu by'ukuri bitewe n'ubwo nyine yagiye abitangariza World TV, yavugaga ko nyine atari ibintu byagiye we bimukoraho cyangwa byari bimufasheho, we akaba yarabikoraga mu rwego kugira ngo nyine ashimishe ababyeyi, ariko ku mutima atari ibintu byari ibiriho. Reka tugaruke ku magambo yagiye atangariza ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa Ezi yagize ati yego naririmbaga muri korali, urumva ababyeyi nyine
akenshi nahatirizwaga n'ababyeyi nyine kuko nari ndi muto, nyine ndemera ndagenda kugira ngo njye mu murongo w'ababyeyi bashakaga, kuko n'ubwo bwenge bwo guhangana n'ababyeyi ntabwo nagiraga. Yego rwose ariya mafoto mwabonye ninjye wawe yapostinze, kuko njye ndabyishimira, kuko nko ku cyumweru naradupostingaga nereka abantu aho navuye, ariko nyine byarantunguye kuba yageze ahantu hangana gutya. Ayo ni amwe mu magambo uyu mukobwa Ezi nyuma yuko nyine abantu bagiye bamutukuza bavuga ko nyine we nk'umwari atagakwiriye kugaragara mu ndirimbo yambaye ubusa buri. Akaba yagiye ahishura ibinyamakuru bigiye bitandukanye ko yahoze muri yakuze aririmba muri korali, ariko mu by'ukuri akaba yarabikoraga kubera igitutu cy'ababyeyi, kuko atifuzaga kuba yajya guhangana nabo bitewe n'uko ubwo bwenge ntabwo yari afite. Ayo ni amashusho agiye atandukanye cyangwa amafoto agiye atandukanye we yagiye ashyira ku karubanda yerekana nyine yuko nawe yabashije kuba yakorera Imana mu gihe yari akiri muto, ariko aho bigeze ubu ngubu akaba arimo arakorera amafaranga. Nayo mpamvu nyine abantu bagiye bamubona muri iyi ndirimbo, kuko yambaye icyo twakita nk'ubusa buri. Uyu mwari rero w'umunyarwandakazi bigenda bimugarukaho ni byinshi cyane, kuko bivugwa ko nyine muri iyi ndirimbo ya Juno Kizigenza yabashije guhabwa amafaranga menshi atagira ingano, mu by'ukuri n'ubwo umubare wayo utabashije kuba watangazwa, kandi binavugwa ko nyine ngo Juno Kizigenza ajya kwandika iyi ndirimbo yabashije kuba afashwamo n'uyu mukobwa, ari nayo mpamvu uyu mukobwa yagaragaye amashusho y'iyi ndirimbo y'uyu muhanzi Juno Kizigenza. Byinshi kuri uyu mukobwa nikeza ko mwabyumvishije muri iki kiganiro cyacu cy'imyidagaduro cya Wilderness TV. Wowe icyo usabwa kugira ngo ujye ubona amakuru meza kandi menshi agiye atandukanye, icyo usabwa no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu, basha gusangiza inshuti zawe zigiye zitandukanye ibiganiro bya Wilderness TV, nazo bikajya bizifasha kuba mu bambere mu kubona amakuru agezweho mu gihe tubashije kuba twashyira kuri YouTube channel yacu, ndetse kandi nazo zigashishikariza izindi inshuti zabo gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Wilderness TV, ndetse bakanasiga icyifuzo cyangwa igitekerezo cy'ibyo twazavugaho mu minsi yacu itaha. Njye wumva nantwane mukesha abatware, mugire ibihe byiza cyane, ndabakunda. I love you so much.